Muri video yacu ishize twabashije kubona bino ko bakoresha if condition. Mbere yo kwiga switch case, reka dufate urugero tuvuge yuko nk'umuntu yabonye amanota, turebe niba yatsinzwe cyangwa yatsinzwe cyane. Reka turebe. Hano tuvuge yuko duhindure, tuvuge ko tuye variable twita amanota. Tuvuge ko yabonye amanota 10. Hano dushobora kuvuga ngo if niba amanota ari hejuru ya 50, hano twandike yuko watsinze. Tuvuge nanone else if amanota ari hejuru cyangwa ngana na 70 cyangwa 80, hano tuvuge yuko uri umuhanga. Tuvuge else if niba amanota ari munsi ya 50, tuvuge yuko watsinzwe. Nanone niba amanota ari munsi ya 20, kandi twandika amanota, tuvuge yuko uri umuswa pe. Reka tubike turebe nanone icyo bitanga. Hano no kuvuga amanota twayahaye 10, tuje tureba ko amanota ari hejuru ya 50. Nidusanga ari hejuru ya 50, irandika ko watsinze. Nidusanga ari hejuru ya 80 cyangwa ngana 80, turavuga yuko ari umuhanga. Nidusanga amanota ari munsi ya 50, turavuga ko yatsinzwe. Nidusanga ari munsi ya 20, turavuga ko ari umuswa pe. Reka turebe muri browser icyo bitanga rero. Hano nabitse nje muri browser, nkoze refresh, baduhaye error. Hano nukuvuga hari ikibazo kijyanye n'imyandikire yacu y'amakode. Reka turebe aho ikibazo kiri. Batubwiye ko ari ku murongo wa 19. Reka turebe hano ku murongo wa 19 ntago twigeze dushyiraho akadomo ndetse n'akitso, kuko wibuka ko muri PHP buri nteruro yose y'ibwiriza tugomba kurirangiza hamwe na point virgule ariyo yingiye. Reka saving turebe. Ona ku kibazo kikemutse. Hano hatubwiye ko watsinzwe. Impamvu hano hatubwiye ko watsinzwe ni ukubera yuko hano yageze hano itibona ko amanota yo munsi ya 50. Ariko reka turebe noneho kugira ngo dufanemo kino kibazo izana ivuga ko uri umuswa pe. Hano tukavuga ngo niba amanota ari munsi ya 50 and bivuga kandi amanota ari hejuru ya 20, kadusibi nibwo irafisha ibingibi, nibwo iri bwerekana ibi. Naho ubundi iraza kwerekana ibingibi, bino byose nta na kimwe cyemeye. Reka turebe icyo bitanga. Hano kwanditseho ngo uri umuswa pe, ni ukuvuga bino byose nta na kimwe cyageze icyo cyemera. Rero kugira ngo ukore zino za if else nyinshi, ushobora gukoresha ino yitwa switch case. Reka nkwereke uko dukoresha switch case. Bino ndabisibye byose. Hano tugiye gushyiramo ijambo ryitwa switch. Niturangiza hano dushyiremo variable tuyita amanota. Hano tuyifungure. Hano tuvuge ngo amanota ari cyangwa ari hejuru, katuvuge ko amanota n'abari 50 watsinze. Hano nidushaka twongereho nanone case, tuvuge ko n'abari 40 cyangwa tukavuga case amanota ari munsi ya 50. Hano tuje twandikaho watsinzwe, uri umuswa. Asigaye hano tukavuga, nukuvuga hano dushyira default yavuga yuko niba kino cyo hejuru, hano hejuru nta na kimwe kirimo kiricyo ikiruze kwerekana. Kandi tuvuge ngo ntago twabashije kumenya niba uri umuswa cyangwa watsinze. Ahangaha nibingiri buze kwerekana. Reka turefreshinge page yacu turebe. Ariko nkuko ubibona biragaragara ko iri buze gufata kino gisubizo. Reka turebe icyo bitanga. Hano hatubwiye ngo watsinzwe, uri umuswa. Ntago twabashije kumenya niba uri umuswa cyangwa watsinze. Reka turebe hano ari ikibazo. Impamvu hano ino byerekanye gutya nuko hano tutigiye dushyiraho break. Ino break bikavuga yuko nizikagera ahangaha ikabona igisubizo aricyo kiki, ireti sohoka ive muri ino bwiriza rya switch, bikahita isohoka hanze yayo. Reka dukore refresh turebe. Ona ko nanditseho ngo watsinzwe, uri umuswa, kuko ije ikagera ahangaha ikahita breakinga cyangwa igacamo hagati bwiriza igakomeza program.
ino rero no bita switch case, tukazajya tugenda tuyikoresha mu buryo butandukanye muri porogaramu zacu kandi uko tuzakomeza twiga, bityo ugenda umenya neza unasobanukirwa ama variables ndetse na conditions uko zikora muri PHP.